ese ibintu byose bibaho mu bushake bw'Imana? Ibintu byose bibaho ni ko Imana iba yabishatse? Ese Imana ishaka ibyiza gusa, cyangwa rimwe na rimwe ishobora gushaka ko n'ibibi bibaho? Ubushake bw'Imana burasharira koko nk'uko bamwe bakunda kubivuga? Ese ubundi Imana ishaka ibintu bimeze gute? Kari Imana, twebwe tukaba turi abantu, ni gute twamenya ibyo ishaka? Ese nabwirwa n'iki iby'Imana ishaka? Ese iby'Imana inshakaho ku buzima bwanjye bwite nibyo ishaka ku bantu bose, kandi turi abantu baremwe mu buryo butandukanye? Ese hari icyakitambika ubushake bw'Imana? Hari icyakitambika icyo Imana yashatse ko kibaho? Ese buriya ndamutse ndi mu nzira insaba amahitamo menshi kandi yose ari meza, ko mfite umutimanama, ko mfite ubwenge, yewe ko nize, ko mfite n'abajyanama batandukanye bashobora kungira inama zinyuranye, nabwirwa n'iki igihura n'ubushake bw'Imana? Nuko dutangiye ikiganiro cyangwa inyigisho yacu. Nge mwumva ni mwene so Imana irumva Dieudonné, umubwiriza w'ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo. Reka kugira ngo dusubize ibi bibazo tuvuze haruguru, tubanze dusome ijambo ry'Imana riri buze kuza kutuyobora, usibye ko turi buze kuza kugenda dushamikiraho n'ibindi byanditswe byera byinshi, kugira ngo turusheho kumva neza kandi no gusobanukirwa ubushake bw'Imana. Urwandiko Pawulo yandikiye Abaroma, igice cya 12 ku murongo wa 2. Kandi ntimwishushanye n'ab'iki gihe, ahubwo muhinduke rwose mugize imitima mishya, kugira ngo mumenye neza iby'Imana ishaka, ari byo byiza, bishimwa kandi bitunganye rwose. Tugiye kumara iminsi tuganira ku ngingo ivuga ku bushake bw'Imana. Ese ibintu byose Imana ishatse niko bibaho? Ese ko Imana ishobora ibintu byose, ibyo ishatse byose bibaho? Byaba bibaho se isi ikaba imeze gutya tuyibona? Ese ubundi iyo bavuze ubushake bw'Imana baba bashatse kuvuga iki? Mu Cyongereza baravuga ngo God's will, mu Gifaransa bakavuga ngo la volonté de Dieu, mu Giswahili bakavuga ngo mapenzi ya Mungu. Iyo bavuze gutyo baba bavuze iki? Bisobanura iki? Bisigura iki? Bishushanya iki? Bivuga iki? God's will, ubushake bw'Imana. Ubushake bw'Imana dushingiye muri dictionnaire zimwe na zimwe, ndetse tukabihuza neza n'icyo Bibiliya ivuga. Ubushake bw'Imana ni uburyo Imana yifuza ibintu ko bibaho, binyuze mu itegeko ryayo, mu cyifuzo cyayo, ndetse no mu byo yashimangiye ndakuka cyangwa ndahinduka. Bibiliya iduhaye umucyo mwiza cyane. Hari ibintu bigera kuri 3 Bibiliya ivuze ngo mumenye iby'Imana ishaka. Icya mbere ni byiza, icya kabiri birashimwa, icya gatatu biratunganye rwose. Iyo dusomye ijambo ry'Imana mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Matayo, tugasoma igice cya 6, by'umwihariko dusomye ku murongo wa 10, tubona aho abigishwa ba Yesu bigeze bamubwira ngo abigishe gusenga nk'uko Yohana yigishije abigishwa be gusenga. Yesu yabigishije gusenga. Ageze ku murongo wa 10, Matayo yandika uko Yesu yigishije abigishwa be gusenga, yaragize ati: ubwami bwawe buze, ibyo ushaka bibeho mu isi nk'uko biba mu ijuru. Saho honyine, yewe niyo dusomye Matayo igice cya 26
ku murongo wa 39. Yesu ubwe yarivugiye aravuga ngo, Bibiliya iranditse ngo, yigira imbere ho hato arunama arasenga ati, Data, niba bishoboka iki gikombe kindenge, ariko bye kuba uko njyewe nshaka, ahubwo bibe uko wowe ushaka. Saho honyine mu bigishwa ba Yesu uwo Bibiliya igaragaza ko yari inkoramutima ya Yesu cyane, hari aho yanditse mu rwandiko rwe rwa mbere, yanditse arandika ku gice cya 5 ku murongo wa 14, agaruka ku ijambo rivuga ubushake bw'Imana. Yaranditse agira ati, kandi iki nicyo kidutera gutinyuka imbere ye, nuko atwumva iyo dusabye ikintu nk'uko ashaka. Yesu yigisha abigishwa be gusenga yaravuze ngo bajye bavuga ngo ibyo ushaka bikorwe mu isi cyangwa bibe mu isi nk'uko bibaho mu ijuru. Yewe nawe ubwe yigeze asenga aravuga ngo, Data, ibyo ushaka bari byo bibaho. N'uyu mwigishwa we bagendanaga cyane witwaga Yohana arandika, we akoresha indi langaje, aravuga ngo ikidutera gutinyuka imbere y'Imana ngo nuko dusaba igihura nuko ashaka. Ese ubushake bw'Imana bumeze gute? Ni bwoko ki? Numvise rero mpaswe kandi mpawe kandi murikiwe kandi mpishuriwe kandi mpumekewe n'Umwuka Wera ko twaganira tuvuga tweruye dusesengura icyo ubushake bw'Imana ari cyo. Hanyuma rero iyo dusomye Bibiliya neza tuyisesenguye, Bibiliya igaragaza ubushake bw'Imana mu buryo bugera kuri 3. Hari ubushake bw'Imana bw'iby'Imana yagambiriye, ubushake bw'Imana bw'iby'Imana yagambiriye aribwo turi buze kuza kwibandaho uyu munsi. Ubushake bw'Imana bw'iby'Imana yagambiriye bidahinduka pe, iby'Imana yagennye, iteka Imana yaciye, plan éternel de Dieu, umugambi uhoraho w'Imana. Ibi ni ibintu Imana yashinze mu bumana bwayo utavuguruza. Ubugabe bw'Imana, sovereignty of God, ubugabe bw'Imana ni ibintu Imana yashyizeho biri permanent, permanent. Mu gifaransa baravuga ngo la volonté de Dieu décrétée, la volonté de Dieu de intention. Ni ibintu Imana yashyizeho nk'Imana yagennye, bidakuka, bitanyeganyezwa, bitahindurwa. Usibye yo iramutse bishatse, ari abamarayika, ari ibizima, ari abakuru, ari Satani, ari abadayimoni, nta wabihindura. Ni ukuvuga ngo ni ibintu Imana ubwayo ifiteho uburenganzira, ndasubirwaho n'undi muntu uwo ari we wese. Ni ibintu ntabwo wabisengera ngo bihinduke pe, ni ibintu Imana yashinze. Nubwo isi yose uyu munsi baravuga ngo isi igizwe na miliyari 8, nubwo abantu bari mu isi twafata amasengesho y'iminsi miliyari turi kwinginga ngo bihinduke, ntibyahinduka. It cannot be changed. Uwabishyizeho ari we Imana, yabishyizeho nk'ibintu bidahinduka, biri permanent, biri itano, bihoraho, yashyizeho bidahinduka. Ubu ni ubushake bw'Imana bwa mbere bugaragaza ubumana bw'Imana n'imbaraga Imana ifite ku bintu yiremeye, yashyizeho umurongo Imana yahaye ibintu runaka utahindura. Mu nyemerere twinjire muri Bibiliya nanone turebe icyo Imana ibivugaho. Iyo dusomye ijambo ry'Imana mu gitabo cy'ibyahishuriwe Yohana igice cya 4 ku murongo wa 11, Bibiliya iravuga ngo, Mwami wacu, Mana yacu, ukwiriye guhabwa icyubahiro no guhimbazwa n'ubutware koko, kuko ari wowe waremye byose, igituma biriho kandi icyatumye biremwa nuko wabishatse.
ni ukuvuga ngo hari ibintu Imana mu bumana bwayo na n'uyu munsi abasiyantifike, abanyabwenge, abageogarafa, abafizisiye, abashimisite n'abandi bagerageza gusobanura bikabarenga, bagerageza gushaka kugiramo role bikanga. Harimo nka disipurine Imana yahaye ibyo yaremye. Ubu ngubu ntabwo usibye incidence imwe tubona mu gitabo cya Yosuwa, ntabwo wahagarika izuba, ntabwo izuba ryava ngo uvuge ngo ndarihagaritse cyangwa ugire uko ubigenza ntirive. Ntabwo imvura yagwa ngo uvuge ngo ndayanze nihere mu kirere ntigwe. Hoya, nta na rimwe ijoro ryari ryakanga guhigamira amanywa ngaze. Nta na rimwe amanywa nayo the day yari yahigamira ijoro ngo ntirize, kuko iyo saa 12 zigeze butangira kwira. Ntabwo amanywa yari yaresista avuge ngo sindagenda. Ni ibintu Imana yapanze, byose byabayeho uko yabiremye, uko yabishatse. Ntabwo imizi y'igiti iba mu kirere, iba mu butaka. Ikirere kiba hejuru, ubutaka bukaba hasi. Ntabwo byashoboka ko isi yacurama ngo ubutaka bari bwo bujya hejuru ikirere kize hasi. Oya, ni ibintu Imana yaremye ubwayo, yashyizeho ndakuka. Uko yabiremye niko yabigambiriye. Abize ubumenyi bw'isi, geography, hari icyo twita if movement, urugendo isi ikora. Hari icyo twita rotation, hari n'icyo twita revolution. Nuvuga ngo iyo bavuze revolution ni uburyo revolution isi izenguruka izuba, ni ibintu utahindura. Isi izenguruka izuba iminsi 365 n'amasaha 6, ni ibintu utahindura. Yewe n'isi ikizengurukaho ubwayo, rotation, isi izengurukaho ubwayo amasaha 24, ni ibintu utahindura. Ni ibintu utashyiramo participation yawe, ni ibintu utashyiramo engagement yawe, ni ibintu utashyiramo intervention yawe ngo bikunde. Ni ibintu Imana yihariyeho ubwayo. Ubwo n'ubushake bw'Imana, bw'ibintu Imana yashyizeho ndakuka. Ibintu Imana yahamije mu bumana bwayo. Mu kijyanye na biology, wenda tugarutse ku buzima bw'abantu, umugabo niwe utera inda, hanyuma umugore niwe utwita, umugore niwe ubyara, niwe wibaruka. Ibyo ni ibintu Imana yashyizeho. Umugore ntiyatera inda, ntibyakunda. Ni role Imana yahaye umugabo. Yewe n'umugabo ntiyatwita, ntabwo yasama inda, ntibyakunda. Ni role Imana yahaye umugore. Ibyo ni ibintu Imana yashyizeho ndakuka, bibarizwa mu bushake bw'Imana, bw'ibintu Imana yashyizeho bitavuguruzwa, yapanze, yagennye, yagambiriye by'iteka ryose. Iyo dusomye ijambo ry'Imana mu gitabo cy'umuhanuzi Yeremiya igice cya 25 ku murongo wa 11 n'uwa 12, Bibiliya iragira iti, iki gihugu cyose kizaba umwirare n'igitangarirwa, kandi ayo mahanga azakorera umwami w'i Babuloni imyaka 70. Imyaka 70 nishira, nzahana umwami w'i Babuloni n'ubwo bwoko n'igihugu cy'Abakaludaya, niko Uwiteka avuga, mbahora ibyaha byabo. Nzahagira amatongo iteka ryose. Mu bushake bwayo Imana yagennye guhanisha abayuda, abisirayeli, igihano cyo kujya mu bunyage, captivity, imyaka 70. Iyo dusomye ijambo ry'Imana, Bibiliya irabigaragaza. Bibiliya irabigaragaza ndetse n'amateka arabigaragaza. Mu mwaka wa 605 mbere ya Yesu, Nebukadinezari yaraje anyaga abayuda b'abanyabwenge, afata abasore b'abanyabwenge ariho yajyanye ba Danieli na ba Saduraka, Meshaki na Abedenego, arabanyaga, arabajyana. Uko nukunyaga kwa mbere yakoze. Bigeze mu mwaka wa 597 imbere ya Yesu, nanone yaraje uyu Nebukadinezari anyaga abantu b'abahanga bageraga mu bihumbi 10,
yewe ajyana n'umwami witwaga Yehoyakini n'abasirikare n'abandi bantu bari bazi gukora ibintu by'ubukorikori. Bigeze mu mwaka wa 586 n'ubundi imbere ya Yesu, uyu yaraje Nebukadinezari ari kumwe n'umusirikare wayoboraga abandi witwaga Nebuzaradani, yarahagarariye igisirikare cya Nebukadinezari. Yaraje araza Yerusalemu, asenya urusengero, anyaga Abisirayeli bose bari basigaye, arabanyaga. Bibiliya ihamya neza, ndetse niyo dusomye ijambo ry'Imana nanone muri Yeremiya igice cya 29 ku murongo wa 10, Bibiliya igaragaza ko Abisirayeli babaye mu bunyage imyaka 70. Imana yari yaragennye ko iki gihano bagomba kukimara nk'imyaka 70. Ubu bwari ubushake bw'Imana, la volonté de Dieu décrétée, bw'iby'Imana yari yaragambiriye ndakuka bidahinduka. Ntacyo Abisirayeli bagombaga gukora, byari byarahanuwe ko bigomba kubaho. Si ibyo byonyine, iyo dusomye mu gitabo cy'ibyahishuriwe Yohana Apocalypse mu gice cya 15, Bibiliya igaragaza ibyago 7 by'imperuka bizatera isi. Gusa Imana ishimwe, itorero tuzaba twarazamutse, ntabwo tuzaba tukiri ino. Yewe no mu gice cya 6 Bibiliya ikomeza igaragaza ibyago bizatera isi. Igice cya 18 Bibiliya igaragaza irimbuka rya Babuloni, uburyo Babuloni izarimbuka. Yewe n'igice cya 19, igice cya 20 Bibiliya igaragaza uburyo Satani azabohwa imyaka 1000. Ibi ni ibintu ndakuka Imana yamaze gupanga utahindura. Bibiliya igaragaza ko mu isi hazaza Antikristo. Ntabwo uyu munsi twasiga ngo Antikristo ntazaze, uko byagenda kose azaza. Ni ibintu Imana yapanze. Bibiliya igaragaza ko hazaba intambara yitwa Helmagedon. Ni ibintu Imana yashyizeho, tiwabihindura pe, ntacyo wakora. Bigaragaza ubumana bw'Imana, n'ubushake bw'Imana, bw'iby'Imana yashyizeho biri permanent, yamaze gusinya. Ni ibintu bidakuka. Mu maso y'abantu bishobora kugaragara ko ari bibi, muri perspective y'abantu bishobora kuboneka ko ari bibi, ariko iyo dusomye ijambo ry'Imana, yewe tunaje mu isezerano rishya, iyo dusomye mu rwandiko Pawulo yandikiye Abefeso igice cya 2 ku murongo wa 11, Bibiliya iravuga ngo kubw'uwo natwe twarazwe umurage twabitoranirijwe kera nk'uko Imana yabigambiriye, ikora byose nk'uko ibishaka mu mutima wayo, ngo tube abo gushimisha ubwiza bwayo, twebwe abiringiye Kristo uhereye kera. Imana yari yaragambiriye kera ko tuzahinduka abana b'Imana, ko tuzacungurwa. Iyo dusomye Itangiriro igice cya 3 ku murongo wa 15, Bibiliya igaragaza uburyo Imana yatangiye umugambi wo gucungura umuntu nyuma y'uko umuntu yari amaze kugwa, amaze gutandukanywa n'Imana. Imana yari yarabigambiriye kera ko tuzacungurwa, ko tuzongera kungwa nayo binyuze muri Yesu Kristo. Nta kintu Satani yari gukora ngo ntibibe, uko yari kwigira kose nta kintu yari gukora ngo ntibibe. Byari ibintu Imana yari yaragambiriye kera. Saho honyine, iyo dusomye no mu Baroma igice cya 8 ku murongo wa 29, Bibiliya iravuga ngo kandi abo yamenye kera yabatoranyije kera gushushanywa n'ishusho y'umwana wayo, kugira ngo abe imfura muri bene se benshi. Abo yatoranije kera yarabahamagaye, kandi abo yahamagaye yarabatsindishirije, nabo yatsindishirije yabahaye ubwiza. Imana rero yagambiriye kera ko izaduhamagara. Ntabwo turi mu gakiza kubw'impanuka, ntabwo ari ibintu byatunguye Imana. Muri predestination, Imana yigeze ibwira Yeremiya ngo nakumenye kera ukiri urusoro mu nda ya mama wawe, ngo ushyireho kuba umuhanuzi uhanurira amahanga. Ni ibintu Imana yari yaragennye mu bumana bwayo, yari yarashimangiye umwana w'umuntu atashobora gukuraho. Reka nibura wenda dusoreze muri Yobu igice cya 23 ku murongo wa 13, kugira ngo turusheho kumva ubushake bw'Imana, bw'iby'Imana yagennye, yagambiriye bidahinduka. Yobu igice cya 23 ku murongo wa 13 haranditse ngo ariko igira icyo yitumye, ninde wabasha kuyivuguruza? Kandi icyo umutima wayo ukunze ikikora, kuko ari isoza icyo nategekewe, ndetse ifite n'ibimeze nk'ibyo byinshi. Bibiliya iri gushimangira ko icyo Imana yitumye iragisohoza. Ntawayikoma mu nkokora, ntawayibaza ngo bigenze gute, ngo bikoze gute. Oya, mu bushake bwayo bw'ibyo yagennye, yagambiriye, igira icyo yituma ikagisoza. Ntawayibaza ngo ntawazana za discussion uko imeze gutya na gutya. Ibi rero
biduhaye umurongo mwiza wo gusobanukirwa ubushake bw'Imana bw'uburyo bwa mbere. Nababwiye ko tuzaganira ku bushake bw'Imana bwo mu buryo butatu. Ubwa mbere turabubonye, ni iby'Imana yagennye, yapanze, yashimangiye, bidakuka, bidahinduka, bigaragaza ubumana bwayo, bigaragaza gushobora kwayo kwa byose, bigaragaza ubudahangarwa n'ubudasa bwayo, icyo bita plan éternel de Dieu. Umugambi w'Imana ndakuka uri permanent yashimangiye. Murakoze cyane mwe twabanye muri inyigisho mu gice cya mbere, mu kiganiro cya mbere. Tuzakomeza n'ubutaha. Mbifurije gukomeza gukurikira, kandi uzagira ikibazo yazatwandikira kuri WhatsApp 079 015 69 70, cyangwa akandika muri komenti akatubaza ibyo atumva, tukazabiheraho igihe tuzakomeza inyigisho yacu. Imana ibaho umugisha mu izina rya Yesu, kandi irushe kubahishurira ubushake bwayo ku byo yaremye, ku byo yagambiriye biri hano mu isi.